tugiye gusoza erega nibanga Imana yaduhisha. tugiye gusoza dusengana no dusengera iki kiganiro dusoza. Ninde uri busenge? Mana nkunda mwese tubicano Mana ikikeneye n'abasabu share na comment tujya no kanda kuyanzogera Mana kandi Mana ndakwese Mana tubicano barayiba Mana kugira ngo bitubicano bazayibe yakamwana nta kazi afite kandi yabaye musike muri Kongo wamugiye umusekirite agafata inkona akazaza yirwa yiragiye bisabye mbikuye ku mutima kugeza kwitwana wacu amen. Vugirira ijambo ngo fasa shosha Fata sosha. Fata sosha. Fasha sosha. Bane bose ubwo se wambwira nabaye guca bugufi ya wayobewe nabamera bane ngo ntabamuka data bane papa yashatse nyuma ya mama yashatse ubwo batatu ubwo ufashe mama n'umugore wa mbere ugashyiraho bombi bahita baba bangaye bahita batandatu papa ko ari imfizi y'akarere Yesu wababwe mu ijuru mumbariza uti ari papa wawe na mama wawe uzakurikiza nde? Akurikiza mama wawe bose afite imico mibi nta rumwe nakurikiza na mama wawe bose nta rumwe nakurikiza waba ugiye kwirara ube waba ukurikiza ndavuga nkubwire ari inzovu na yakamwana wabana nande kubera iki akanyange twabana ataya tuvugisha kuri uhisemo uzi impamvu se inda twari dufite abagore ko twatandukanye nabo yakamwana defo yiwe Yes, nongeye kubaha ikaze kuri IM Irakiza Media TV nkubwira nti wewe wakoze subscribe ukaba udahwema kudukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi nkubwira nti amafufu amafaranga agufurebe ndabareba mu byukuri muri komanteri no mu bitekerezo mugenda muduha ariko uyu munsi hari umwe wadusabye Kanyange na Nzovu ngaba rero mu kiganiro hano reka tugirane umwanya muremure tuganira mbabaza amakuru mbabaza akantu ku kandi mu byukuri duherukana bakorana ubukwe twongera kumva ikiganiro bavuga ngo bashwanye bari bamaze iminsi batagaragara imbere kuri kamera rero reka tuganire hano imbere ya kamera za IM Irakiza Media TV mbabaze gahunda naho bari bamaze iminsi bari nibyo bakoraga kuko ubu ngubu noneho barambwira buri kimwe cyose ngamo n'ibishyimbo twabihinze mu zo kwaguzibanza rero ubona dari mai n'abadahari haza kuboneka umuntu ushaka kuhingiramo turahamwe abayihingiramo none se mu by'ukuri ubwo nawe utegereje divorce nigeze divorce aho habonetse umuntu ufite gahunda twajya kwibanira si ngombwa ngo tujye kwigora yego Nzovu wabyemera ngo iki habonetse umuntu ufite gahunda twajya kwibanira da ubwo muzansubira ayo nagutanze oro no Nzovu ajya tutagwa zamusubiza inkwano yakoye ngo yatanze none se ntago yazitanze yazitanze oya ntago yazitanze warazitanze rero ukomeze kwihangana uzazibona niziboneka ubwo ni ngiye bazakwa none nino ndazagutwara ayame kuko nge ayanjye nari narayatanze uko bizagenda bana mushaka Kanyange mubari ngiye muzayajyana iwabo ngiye muzayaha ubwo numva uri gukora icuruza uziko mu Rwanda gucuruza abakobwa bitemewe numvisha uriya mugabo ukora muri Libera bivuzeho ngo gukora icuruza ryo guhereza umuntu ngewe nkafata nk'umucutanyi w'umukobwa nkamutangamo pasi aba ari icuruza mukorera wamucuruje ibyo ni uburaya oya ngo nukumucuruza urabifungirwa Kanya mfite umukobwa nareze ni nk'urugero enda akaba n'ababyeyi afite hanjye wamureze hanjye muri ishuri umwana yitwa ko ari uwanjye none baje kumusaba iyo nka singiye bayiho nasi cyo gihe nabamucuruje oya ntabwo umucuje ko nkajye w'umukobwa fashe nkacuruza umukobwa mugenzi nkavuga ati ngiye kumucuruza ku muhungu aba ari icyaha nawe ufashe umuhungu w'inshuti akavuga ati ngiye kumucuruza ku wundi muntu ibyo birahanirwa
nta kuntu wafata ako kanya ngo n'ubu bintu byo gucuruza hano mu Rwanda baramutse bagwa uburenganzira Wacuruje abantu. ngo gira ikintu kimwe ucuruza wacuruza iki mu bintu bitemewe bagwa uburenganzira ati mu bitemewe fatamo kimwe ugicuruza wahera kuki Bitemewe. inzoga z'inkorano se barazemera nyine ari kuvuga arambwiye ngo bamaye ikintu ucuruza ati bitemewe icyambere sinacuruza ibiyobyabwenge yewe sinacuruza abantu oya umva ikibazo cya kiragira giti mu bintu bitemewe hano mu Rwanda baramutse bagwa uburenganzira ngo fatamo kimwe ugicuruza wahitamo iki wabonera icyasha ukavuga ati none aha ngaha nzajya ngicuruza inzoga z'inkorano ntabwo ziba zihenze ushobora n'ibihumbi 10 ukagwa amajerekani 2 ibihumbi 10 ukagwa amajerekani 2 basigaye bazimena buri kanya yaramitishije bora yagiye kurugurisha wowe umuntu uri kurugurisha icupa bara kuri 700 cyangwa 800 nta hantu uri guhomba aho nta hantu muri ngo bakuri mu nyungu amajerekani mushaka kugwa 40 cyangwa 50 ushoye 10 byawe kanyange kwaza ubwenge Nzovu we wacuruza iki ari baravuze ngo ikintu ibintu bitemewe hano mu Rwanda nacuruza baramutse bagwe ngo fatamo kimwe bakora iki teme hari gucuruza abantu hari gucuruza inzoga izino nzoga zitemewe biba bitemewe se mu rumogi ye nta na kimwe nacuruza nenge kwa ngo nakwicururiza imva hari abashingiye ariko zo ziremera umushinga ko no gucuruza imva no gucuruza indaya ariko se nabari abantu bacuruza imva baravuga ngo karibo bakiriya beza kuri baba basenga ngo yaba hari hapfuye umuntu tukariye tukanywa kandi n'ubundi yasenga atasenga ubundi umuntu arapfa ariko yasenge uzi iyo bwiye nta muntu wapfuye ariko buriya imana ikoze ngewe buriya ndi imana naba mpagaritse ko abantu bapfa abantu bafite imva hafi nk'umwaka ko bahagaritse abantu bapfa uramutse usa upfuye mu nshuti zawe ugira ubundi ugira nk'inshuti zingahe kandi abanyarwanda bose ni inshuti zanjye ntawe unyuma uramutse upfuye ugasanga nta nimwe yagushyingura ubuze hari upfa ngo agaruke wabwirwa n'iki ugasanga nta wagushyingura nase nakwishyingura baravuga ngo roho y'umuntu ibikira aho hafi ariko se biriya bintu nibyo kanya kuko bitari ku rwanda cyo kwagenda bivuga roho y'umuntu ibikira aho hafi iri kukureba rero cyiza ugati inzovu yapfuye ariko ngiye buriya nakabiri ugafata ipantaro yambara cyangwa umupira ukawohereza umuntu ati mufashe mu mubiri ujye gushyingura inzovu yapfuye pe ngiye banyeka nk'umuzimu wa yakamwa yambaye ubusa arimo kujugunya ka kaguru kiwe nakwiruka yakamare meretse kumubona mu kavideo ni imodoka yahirimye yamenye inzoga ariko aho gufata azirundanya ari guhereza motari ati mwaza kwishyura niyo modoka yo guhaha yari sikoro yari sikoro nanjye aho hantu narahanyuze ko ntakonye muri video ngiye ubuhamana sinajya mu bintu by'amayoga abahereza motari ngo mubi turaguye inzoga zagiyemo amavidu gapfa ukamubwira byagiyemo amavidu uhereza motari ngo mfasha ndaje tugende ako mugari kanyo ko mbona uzi ubwenge mugani mwazibaniye utaraguye inzoga ngo mfa ukajya umukontorora ankontorora weho so abantu bareshya umwe yakotora undi bikemerwa abantu bareshya wenda umuntu umwe iyo ari muremure undi ari mugufiya umuremure ashobora gukontorora umugufiya n'umugufiya agakontorora umuremure none wakoze ubwontora bituri muremurera yego ako kanya umwihariko wa kuri wewe wumva ushumbije abandi bakobwa ni uwuhe reka nkubwire ntabwo nyine nibi pe nta mutima mubigira pe ari nko gukorera nk'ikintu ari nko gukora kesi agahita ava umutima we agomba kugendana akakurakarira ka mirenge igihe rwose ndi wa muntu utayifatira ibirenge nkagushya nkigendera tukiri mu maguru mashya n'ipanamo hakiri kare kuko ibibazo bitaraba bibi ntanakubitwa ibibazo bitaratangira nuko mukunzi ko nshaka gukubitwa cyangwa bakanambwira nabi sinaguze mu buzima bwiza ngo ngo abantu bawe cyangwa ngo ufite famiye ibihangayika kubera bose babaga bari bize mu byabo usibye gusa baza kwerwa na mukasaba wayobowe na mukaso bane bose ubwo se wambwira nabaye guca bugufi ya wayobowe na bamera bane ngo ntabamuka data bane papa yashatse nyuma ya mama yashatse ubwo rero batatu ubwo ufashe mama n'umugore wa mbere ugashyiraho bombi bahita baba bangaye bahita batandatu
papa ko ari imfizi y'akarere. yesu wabambwe mu ijuru. Mumbariza uti ari papa wawe na mama wawe uzakurikiza nde? Inde akurikiza mama wawe. Oya bose afite imico mibi nta n'umwe nakurikiza. Na mama wawe bose nta n'umwe nakurikiza. Waba ugiye kwirara uvuga ngo ukurikiza. Ndavuga nkubwire ntuziye bagomye gukurikiza imico y'ababyeyi bawe. Aho uzishyira imico yawe ari uvuga ati ngiye ngomba kuyigenderaho ngende ndinde ngende kanakane. Wihe izina ryawe bwite. Wihe n'ikuzo ryawe kuri wowe. Nuba ngo ngiye kuba mwene kanaka ngende mu mico ya kanaka. Kugira ngo wahiye. Wowe uvuga ati ngiye kanyange ngomba kubaho gutya. Ntuzankuvuga. Ariko ni nabyo umuntu abaho ku giti cye ntabwo aba ku giti cy'undi muntu. Ushaka kuvuga ngo ugiye kuba nk'umukozi cyangwa nyoko ukarangira ubaye nka hote. Niba yaribaga nawe ukajya wiba. Niba yaricaga cyangwa niba yaraburozi utanabizi ugateka kandi ntaguta umwuga w'uburozi. Nta gihe nimba mama we yarinda nawe ugahita ubinda ukabushotse akazi k'uburaya. Ariko urumva Nzovu ikintu ari kuvuga ngo mu ndangamirwa, ubwo urumva yahita amusangamo. kandi byandi bavuga ngo inyana ni ya mweru mw'ababyeyi uko muturera niko tuzakura. Wabyumvishe? Inyana ni ya mweru mw'ababyeyi mwe uko muturera niko tuzakura. Urumva iyo ndirimbo kuririmba ariko nahita umuririmbira indi mwana. Uvuga ukuntu uzi impamvu mbivuze se? buriya ntureba n'uzaba uri umubyeyi wambara akamini iwe mu rugo wereka umwana wawe w'umukobwa byanze bikoze nawe mwana azakamba ari akamini. Ariko Nzovu nk'ababyeyi bambika abana babo mini bakiri batoya urabashyigikira? wanjye ntabwo nabashyigikira. Aho nkubaza wenda sizi ngo ni mu myaka ingahe izabyara azaba umuhungu azaba umukobwa. Ntabwo nagiye kumwambika imyenda nakunze pe. Ntabwo mvuze ngo nafata imyenda ya mini yambika umwana. Ari ukuntu ufata akenda wenda akajipo ukamwambikamo akantu kameze nk'akaba katagaragaza amaguru akaba ari ko wambika umwana. Noneho yaba ari n'umuhungu ukagerageza nyine we yihitiramo amaze gukora ibyo agomba kwambara. Urizi icyiza kibaho wabyara umuhungu kuko umuhungu niba ujya mu bandi bahungu bagenzi be niyo nyina n'amafaranga afite amaze gukura avuga ati mama sinzavuga ati ngurira umwenda yegeye ko ku mushuti w'umujama ava yakuyeho ipantaro. Why now? Iyo ubyaye umwana w'umuhungu ngo urabure Nzovu ntabwo aba ameze nk'umukobwa. Umukobwa akwizirikaho. Uyu muhungu aba afite inshuti ze nk'eshanu cyangwa esheshatu. Aravuga ati sinzi ubwiye mama ngo ngurira ipantaro maze ugenda mu myaka 20 cyangwa 2 ariko nijya gusura kanaka yakaraguhamagaye ninjya gusura kanaka aranamo ndagenda ndamutira iriya nkweto ye nziza n'umupira we mbe mbizanye mu rugo mama agire ngo nabiguze. Oyas ni kwa mushuti yawe bamuhaye nawe mama we ufite amafaranga make no kuzigara umwana wawe umugurira agapira cyangwa agapantaro ariko buri umuhungu ntabwo ajya agorana ajya kwa mushuti w'ipantaro ave mu rugo mbese yagaruka yambaye. Oya ariko nkawe reka nkubwire Kanya mbona urushije ubwenge abashuti bawe bose urumva bansanga ari nawe wenda babwiye ngo wenda basenye ruriya rugo reba yaka yararushenye na Nzovu ngo yararushenye n'umugore akasi nari muzi bambi nabazize nawe aho wari uzi ko ari mukeba wawe ntabwo nshaka kubona ari imbazi pe ariko Nzovu nk'abagore umaze kugira hano muri kino gihugu ni nk'abangahe? n'umwe bamubyariye abana ne babiri Sandrine na Esther arakubyariye se? we ntabwo ambyariye ni mama Sane we niwe wambyariye. Ariko umugore ufite ikuza imbere yawe ni mama Sane kumbyara gutetse kandi twarabanye ukwezi kumwe. Mwabanye ukwezi kumwe? Abari ibibazo wa mana ukwezi kumwe. Nose ni ibihe bibazo byose nyine siko zubakwa si Kigali? Twese ni nagundo. Ariko Nzovu tubwiza ukuri nka wubatse ukabana n'umugore mu nzu. Icyiza cy'umugore n'ikibi cyo kuba muri geto ni iki? Icyiza cy'umugore nuko mumesera akamumenyera buri kimwe cyose. Yewe uriya ufite umugore barateka karya ikibi cyo kuba muri geto umwe nanone bakure ku zuba se? nubona umwanya wo guteka bakure ku zuba? Reka twicare hariya bakure ku zuba. Reka twinjire mu kiganiro. Kanya barumbwiza ukuri umukobwa mwiza kuri n'umukobwa umeze ute?
umukobwa utagira amagambo, umukobwa utajya mu kabari gasete ngarare ngo bamucyura mutagase mu maboko, umukobwa udakora akazi k'uburaya, umukobwa wiyubaha, umukobwa uzi ngo ngiye ninde ndashaka imyaka ngezemo, oya si ngombwa ngo umukobwa tugiye kuvuga abakobwa aho naho baba baranabyaye ariko bakaza barigize abakobwa pe, ariko icyiza niba waba uri cyangwa uri umudamu nta bintu nk'ayo, reka tuve ku bagore kuko hari abagore baba barashatse n'abatanga ibisingizo byabo, urangiye kujya kenshi akenshi abakobwa, umukobwa wabyaye cyangwa ataranabyara nta kintu bintu nk'ayo pe, ahubwo ikintu ubatsamo niba uzi ko wowe ku myaka bafite 20 cyangwa 20 n'ingahe ufite iterambere ry'ibintu ushaka, ibintu bikugusha, ibintu bikugusha uvuga ati genda ndashaka hari ibyo byatese muri iki gihe igihe bagusha rero reka nkubwire uzi ngiye mfite ikibazo aza nkabwira nk'umuja muri kudositinga kuri kamera uvuga ati jewe ikibazo iki n'iki n'iki ndaburaye niba ufite ikintu umfasha ubushobozi bwawe kuko nzi ko nanjye anytime azangenera akavuga ati ngwino ndagushaka dukora, nanjye ninza nzaza mvuga ati ariko uzi ko hari igikorwa yankoreye ntabwo ndi bwiza uvuga ngo namo amafaranga cyangwa nayishyura, rero ndakora leta afata moto nigendere mvemo, uriya iyo ugiye kwigaragaza ngo uvuge oya nta muntu uri bwine cyane nko mwiye mu kabari nicare kuri tebo nake musigiye ari buze umudamu mbaza mufite gahunda, ariko rero tubwira abagabo mw'abagabo mwe mwumva uguriye nk'umukobwa ikintu ugatangira ukamwishyuza ngo urashaka ko akwishyura muryamanye, ibyo ntabwo ari byo, mugurire bitewe n'urukundo umufitiye, hano igihe uba umurusha n'imyaka aba yitwa ko ari nk'umwana wawe, ni nk'uko wagurira umwana wawe ntukagure umuntu ikintu ugira ngo muryamane, iki gihe nta rukundo ruba ruriho, ariko rero reka reka nk'izi nda zigurisha ziba ziri ku muhanda, izo zo n'ubundi nta kazi ziba ziriho gasanzwe kazo. Nzovu ko waguze indangamirwa cyane, indangamirwa wishyuye amafaranga menshi nangahe? Akora indaya 30 bakanyange ntose ni menshi kanya wowe uri umuntu ntabwo yatanga se nese ntabagurira abantu amamodokari hageze umuntu aza kukubwira ati turyamane muhugurire imodoka wakwemera umugabo njyewe ko barabura rero ntuzite kuri yego ngiye ntuzambare dutanga kamara ari kugira ngo ndi mwumve Nzovu reka mwumve reka njye bazi ko n'abandi b'inyuma ya kamera ntuzabone nawe kamera ubone ngo nashinyitse ngo amenyo nanditse ngugire ngo ntuza kumbwira ngo kuri systeme ngo ndahita uhita umbwira igize uko ushobora wayi nawe ushobora kumesa imisa amafaranga amara kuyibona ngahita nkora challenge njye kora kusimika dore kizo nike kuri simukadi ngahita ngahita isaba ibyo twavuga ngo biranagenda nyaze kwitaba telefone kugira ngo atahagarikisha ariya iyo bahagarikisha na simukadi barayihagarika simukadi ntabwo bakihagarika rero nukumara kuyamba nyibona kumufunguriza kuri phone yanjye ukatuvuga ati tuzabonane urabona nawe mwawe baca ndaje arumubere tugiye guhura ariko buri ushaka ko uri ufite gahunda yo kuvuga ngo kakanyange ibiti n'ibiti inganirizo bisaba neza witonze nuzaga ko kanya mvuze nanjye ko kanya mvuze kandi urimo kwigisha abagabo n'akazi kawe bagiye gutangira kukwanjama aka mugana neza uvuze ko mbwiye akantu ngo abantu uyu umuntu aje agenza bukeya ushiduko ugize ute ntukoze kwaje kwawe nawe wawundi uza nubwo agukangisha amafaranga aza agira ate ategeka cyangwa agira ate buriya uzi nk'akantu kajya kanangaza kumva ngo karakubwira ati ngiye umujamanze kwishyura ngo ahantu turi bujye kuryama njyanye muri tuwarete muri tuwarete gusa aho naha muri tuwarete muzihenze nta nzira mbibonamo nka Nzovu kugira ngo ube wamuha nose arya Nzovu ntuvuze ngo ugiye hostinga hostinga nibigenda neza ni nkuko nshobora no kubikatira ariko se ko bavuga Kenisi yaravuze ngo abantu ba hostinga bose ngo babarindaya ubwo naba
njyewe ntabwo ari ugostinga, njyewe ni ukujya ahandi mu bantu bankunda nkicarana nabo bazanyuzamo nkabasetsa nkajya gute, njyewe ntabwo ari ugostinga burya. nawe kujya handi hejuru kuri no kuri Oya. ari nk'ahantu hari abantu baba bafite amatsiko yo kumubona bakaza kumanywa ntabwo hostinga. Kanya, umukobwa wabyariwe bamwita ngo iki? Nyine wowe bamwita ngo iki? Nawe se umuhungu wabyariye iwabo? Inzovu umuhungu wabyariye iwabo bamwita nimba ari icyomanzi. ni wowe uzabyara umwana umujyane iwawe cyangwa uzabyara umwana mujyane? Ese nta musore ufite umwana iwabo? Barahari, nko kunenda n'urugero ntanze ariko Kanyange dushobora kubyarana umwana naramuteye noneho Kanyange simufashe, noneho Kanyange kandi ugazi iwacu Kanyange agahita afata wa mwana akamuzana azi iwacu agahita amushyira iwacu. Tugiye wa mwana rero nkaba ngiye umurera kuko mba ndise, nubwo wenda mama yamurera njyewe uzaza utanga indezo, amata cyangwa ibiki. Umwana wanjye akunda abane nanjye. Ariko mva mubwire Kanya, ari inzovu nuko nzovu ari kujya kwihakana, ariko ndabizi karimwo nanakabonye ari inzovu na yakamwana wabana nani kubera iki? Kanyange twabana tuya tuvugisha kuri uhisemo uzi impamvu se inda twari dufite abagore ko twatandukanye nabo. Yakamwana defo yiwe ashobora kurara mu gasozi akajya mu nda akarara muri izo nda ntatahe, ariko ngewe burya nkibana na Esther saa moya nabaga ndi mu rugo, ahubwo Esther akaba ari ujya aho mutuye, ariko ngewe nibereye mu rugo. Rero ubwo kugira ngo ubane na Yakamwana twakwibanira nibyo amabura akindi yenda bibaye ngombwa kuhitamo. Munini ni mu mabura akindi uza kubeshye mu mabura akindi wowe gira icyo ubivugaho nyine Kanya. kubirezaho murambabari ni mu mabura akindi. Ariko ko wifashe nk'aho hari umuntu uri kugutereta muri ino minsi. Ni single and searching. Uracyasearching? Ndi single. Ngo iki? Nanjye ndi single. Oya noneho niba muri umugore mfite na Kanyange nta mugabo afite. Mwese muri single. Twese turi ku isoko. Okay, vuga duhere ku wa mbere. Umuntu duhere kuri nde? Kuri Kanyange, kuri Nzovu. Umukobwa Nzovu tuguhereho. Umukobwa uzaza ugukunda azaze azi ko agomba kugendera kuri kuzihe gahunda. Ngewe umukobwa unkunda gahunda yagenderaho. Cya mbere ni ukunyubaha. Ikindi cya kabiri ni uko afite umutima unkunda. Ikindi cya gatatu akaba akunda famiye yanjye nkomokamo. Kandi ikindi cya kane nacyo cya nyuma kuvuga ngo mu bushobozi bwacu dufite twaba dufite byinshi cyangwa bikeya cya mbere akanini ngo kwa kana kamugore bari inyama basanga ibyo nabyo turabipfuye, ariko turiye bikeya dufite akanyurwa n'izo nyama zaboneka nazo akazirya, igihe zitabonetse akanyurwa na dukeya dufite. Kanya arimo aratereta. Wamubonye uri kwandikira umudiyasipora? Mfite amakuru kusigaye gukundana n'umudiyasipora. Ntago nzi ngo niba ari muri Texas. Ndabikubwiye ni amakuru y'abamotari. umwebwe n'abamotari rwarambikaye. Ntago mbizi ubwo mu bwego mufite aho mwamukuye. Oya niwe nuri kwandikirana. Imbabonye telefone yanjye ukuntu imeze ubwo ndandikirana. Nyine tubwire Nzovu we yivuza imyato, wowe umusore uzagutereta azaza yitwaje iki? Kora gahunda yo gushaka stress w'abandi muri mu nzu. Nubundi wese uvuga ati n'ubundi Yakamwana aziyizere twibanire mu nzu. Nyanza sha kwa Rudahigwa. Ese Musinga si data wacu? Musinga? Data wacu. Ni so wanyu? Mwabinimwe na papa. Vugirira ijambo ngo fasa shosha. Fata shosha. Fata sosha. Fasha sosha. Fata sosha. Bivuge wiruka. Fata sosha. Oya umwe nabivuge gu. Fata sosha.
ngo mfasha sosha. fasha sosha. Kanya avuga ngo ifi ry'indi fi wirukanka. Ifi iry'indi fi. Oya bivuga wirukanka. Fiti iry'indi fi. Ifi iry'indi fi. Ifi ry'indi fi. Ifi iry'indi fi. Nk'inshuro eshanu bivuga. Nzovu ntabwo yabishobora. Ifi iry'indi fi. 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 Urugo rugusobanura icyo kinyarwanda. Ifi iry'indi fi. Ngo bavuga ngo agasimba gasumba agafundi. Agasimba gasumba agafundi. Agasimba gasumba agafundi. Agasimba gasumba agafundi. Wirukanka. Agasimba gafunda agasimba. Agasimba gasumba agafundi wirukanka. Ntabwo watumye uvuga ibitavugira. Oya wavuga ibya bintu cyane. Okay, dusoza Kanyange. Gira inama urubyiruko hano hanze rw'abakobwa. Ngo akuremo inda. Byose ngo akuremo inda sibyo byo bibaho. Hari umuntu wabikubwiye. Abasaka kababyiza ukuri. Ni nka kwa niba baca umugani ngo umanika agati ukakamanura wicaye. Ubu ugiye gukora zira gahunda utazi ko ushobora no gutwita. Kuki se noneho wa mwana utamubyara ujya kuvanamo inda gute? Cyangwa umuntu ajya kugushoka gute ngo uvanamo inda? Mubyare. Kandi baravuga ngo umwana yavutse ntabura ibimurera. Kanya umuntu wawe waragushutse ukavuga ataranshutse yakubwiye ngo iki? Wacuga mu bijyanye n'iki? Ni muri buno buzima. Wowe buzima. Abantu bose si beza namaze kubona abantu bose atari beza. Ni Nzovu ni cyo kintu cyagutunguye hano ku isi. Cyantunguye. Nuko navugaga nzi ko atazaba abajura n'inda ariko urasanzwe abajura n'inda y'abahari. Reka tubaze Nzovu. Ikintu cyantunguye kuri isi. Nuko abantu babaho bakagera ubwo bitaba Imana. Nicyo kintu cyagutunguye. Uri kwiswa avuga ati ndashaka byibura ngo ukureho ibintu bibiri ushyireho ikindi kimwe hano ku isi. Wakuraho icyo ugashyiraho iki? Yewe nakuraho cyangwa abantu bitaba Imana. Ibyo wakuraho gupfa? Umutima w'umuntu icyo umuntu amutekerezaho. Kaba duhagarariye agatendege y'ukuntekerezaho. Tugiye gusoza. Erega nibanga Imana yaduhishe. Tugiye gusoza. Dusenge noneho dusengera iki kiganiro dusoza. Ninde uri busenge? Mana nkunda mwese tubicano Mana ikikeneye n'abasabu share na comment tujya gukanda kuri yanzogera. Mana kandi Mana ndakweretse amara tubicano barayiba. Mana kugira ngo bitubicano bazayibe. Yakamwana nta kazi afite kandi yabaye musike muri Kongo. Wamugiye umusekirite agafata inkona akazaza yirwa yiragiye. Bisabye mbikuye ku mutima kugaza kwitwana wacu. Amen. Okay.